Mwese mwese rero ndabasuhuje ba diaspora mwese muri mu ntara ya gatandatu umukomeze mugubwe neza ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari mu mpande enye z'u Rwanda by'umwihariko rero ndabasuhuje. Ahangaha nanone kandi reka dutangire inzozi zacu kuri ubu tubona uruhinja duseka bisobanuye neza yuko kandi bisobanuye neza yuko ari ibyishimo cyangwa se intangiriro nshyashya. Nanone kandi kuri ubu tubona uruhinja ruri kubungabunga bisobanuye neza yuko kandi ari ukwerekana inshingano nshyashya ugiye guhabwa. Nanone kandi kurota ubona umuntu utwite uruhinja, ahangaha bishobora nanone kandi gusobanura igitekerezo cyangwa se umushinga mushya uri gukura. Nanone kandi kurota ubona uruhinja rurira, ahangaha bishobora kwerekana ko ndetse ngo ari impungenge cyangwa se ikintu gikeneye kwitabwaho. Nanone kandi kurota ubona uruhinja ruryamye bishobora ndetse kugereranywa ndetse n'amahoro cyangwa se gutegereza igihe gikwiye. Murumva neza yuko rero ari inzozi nziza cyane, wowe icyo usabwa ni uko utanga komenti ukanasharinga video yacu. Nanone kandi kurota uri gutakaza uruhinja bishobora kwerekana ko hari ubwoba bwo gutakaza amahirwe cyangwa se ikintu cy'ingenzi. Nanone kandi kurota ubona impanga z'impinja bishobora ndetse gusobanura amahirwe cyangwa se amahitamo menshi. Nanone kandi kurota uri kubyara uruhinja, ibi ngibi bishobora nanone kandi kugereranywa n'itangiriro ry'icyiciro gishya mu buzima. Nanone kandi kurota uri kubona uruhinja, ahangaha kurota uri kugaburira uruhinja, ahangaha bishobora ndetse ngo kwerekana ko ari ukwita ku mushinga cyangwa se ku muntu. Nanone kandi kurota uri kubona uruhinja rurwaye bishobora ndetse ngo kugereranywa ndetse n'impungenge ku mushinga utarakura neza. Murumva neza yuko rero ari ibintu biba bikaze cyane. Nanone ngo kandi kurota uruhinja rugenda, ahangaha ndetse ngo rugenda rugusanga. Kurota ubona uruhinja rugenda rugusanga, ibi ngibi bishobora ndetse ngo gusobanura amahirwe ngo cyangwa se inshingano zije zikugana. Nanone kandi kurota uruhinja ruvuga, ahangaha bishobora kugusaba kumva ubutumwa cyangwa se ijwi ry'umutima wawe. Nanone kandi kurota ubona uruhinja rwambaye imyenda yera, ahangaha mu mico imwe bagereranya ko ari amahoro cyangwa se ubuziranenge. Nanone kandi kurota ubona uruhinja rwabuze nyuma yo kurubona, ndetse ngo bishobora kugereranywa amahirwe y'igihe gito cyangwa se ikintu wifuza ariko kikakunyura. Nanone kandi ku gisobanuro cya nyuma ari nacyo cya nyuma cy'izi nzozi zacu, nanone ngo kurota ubona uruhinja ndetse ngo rutazwi, ahangaha ngo bishobora kugereranywa n'impano ndetse ngo impinduka cyangwa se igice gishya ndetse ngo cy'ubuzima bwawe utari wamenya neza. Mwese rero mukomeze mugubwe neza mwese, kandi icyo mbasaba ni kimwe gusa, ukireba video yanjye nyamuneka jya ugerageza utange agakomenti. Erega iyo watanze komenti n'abandi baboneraho bakazitanga ndetse kandi ibintu bikagenda neza. Ariko nanone kandi n'izo like ziba zikenewe mw'abantu mwe, mujye munyihera like rwose, dore Imana izajya ibaha umugisha nta kindi rwose data mwiza.